shima Yesu dukomere gushika Shikame, witinya mwana wanje, nacho zawa ndi kumwe nawe urarinzwe. Komera ushikame, witinya mwana wanje, nacho zawa ndi kumwe nawe urarinzwe. Mubihe bikomeye, ndi mu ruhande rwawe. Shikame, witinya mwana wanje, nacho zawa ndi kumwe nawe urarinzwe. ushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro aho nagendeye abishakisha nadusanze twigaragura n'ivata idukurayo iratweza iratumarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo naho mugende mubwira abababaye uhumurize abakomeretse ubabwire maze barebe dufite imana itagihinduka yadusanze twigaragura ivata idukuramo iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo naho mugende mubwira abababaye uhumurize abakomeretse ubabwire maze barebe
tubabwire baze barebe dufite imana itabihindura. Amen, amen. Yadusanze twigaragura mu ivata, iratweza, iratubabarira, noneho ikiruta ibindi iduha ubugingo. Imana ishimwe ku bwanya, kubw'uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana, kandi ikaze muri aya materaniro yo ku cyumweru, umunsi Imana yaturemeye kugira ngo twongere tuwunezererwemo. Imana iguhe umugisha, umbwire mwene se ukwegereye, umubwire ngo uyu munsi turafashwa kubw'ubuntu bw'Imana. Amen. Yesu abamugisha rero kubona mwahageze ndetse muhari, kandi nzi neza yuko ari umwami urushiriza kutugirira neza. Tumaze iminsi turi mu bihe byo gusenga no kwiriza ubusa iminsi 40. Ahari aho ushobora kuba utarabimenye kubera ibi bihe bya COVID-19 bituma utamenya ibintu byinshi, ariko turagushishikariza wowe n'umuryango wawe ubwo ubimenye utangire uyu munsi. Nta kibazo, nushaka utangire uyu munsi kubera ko uri buhinduke nka wa mukozi wa saa 11, kandi Imana izaduhemba ibingana, izatugirira neza. Imana ishimwe. Kuba twite, kuba arwaye, kuba afite intege nke z'umubiri, kuba adashoboye kwiriza ubusa, ntabwo bivuze yuko nubwo mutirije ubusa mudakwiriye gusenga. Mubane natwe mwuka w'amasengesho. Ikindi dushaka kubabwira nuko tubiseguraho, nkuko twari twababwiye muri iki cyumweru twagombaga kujya tubohereza nka video 3, ntibyari byakunze kubw'ibikoresho, ariko turizere ko muri iki cyumweru bizakunda. Ndetse na ya Zoom yacu yo kuwa gatanu, iki cyumweru turatangira kuwa gatanu saa 11 dufata umwanya wo gusenga no kwiriza ubusa. Azafi dufasha n'ubundi n'umwanya wo kuramya nkuko byo mwabigejejweho muri iki cyumweru. Tuguma mu mwuka w'amasengesho. Ikindi nawe ugomba kurema ibihe byawe. Azafu nitagufasha kuririmba, ufate igitabo cy'indirimbo ubwawe wiririmbire, ushyiremo CD, ushyiremo indirimbo muri telefone se, uhimbaza aho uri hose, uvuge imbaraga z'umwami. Imana ishimwe. Haleluya. Rero ndabaha amatangazo abiri. Irya mbere nuko Azafu ndizera indi ruhande barahita bakoma amashyi. Dufite ubukwe bugera muri 4 muri uyu mwaka. Amen. Imana ishimwe. Turashaka kugira ngo tubabamurikire, hanyuma murabona kuri screen yanyu amafoto, kugira ngo mubashe kuzabatahira ubukwe. Ariko nanone uyu n'umuhango w'itorero udufasha kwerekana abana bacu bafite gahunda yo kurushinga, kugira ngo niba hari ubuhamya wifuza gutanga twe tutari tuzi, bagaba ububi cyangwa ubwiza bagatuma tutabashyingira, ubwo bwose ukaba wabutubwira muri iki gihe. Ubwo rero wenda reka mbasome nihuta, ndetse ndasoma amazina y'umubatizo yabo gusa, hanyuma barabereka kuri screen. Musanzwe mubazi bo mu rusengero. Itariki 21 z'ukwa 11 tuzaba hari ubukwe bwa Jacques ndetse na Angelique, umukobwa uvuye muri Zion Temple Kabeza. Itariki 5 z'ukwa 12 hazaba hari ubukwe bwa Kenneth ndetse na Aime, bose murabazi muri Azaf. Nanone kandi itariki 5 z'ukwa 12 hazaba hariho amakwe. Abakobwa bacu bamwe bazashyingirwa mu rundi rusengero, uwitwa Scovia ashyingirwe n'uwitwa Godfrey, Justin nawe ashingirwe na Jolie. Itariki 6 z'ukwa 12 Neville azashyingirwa na Aline, murabazi umwe no muri protocol ndararirimba. Itariki 19 z'ukwa 12 nanone dushyingire Assumpta na Mark. Assumpta sengeri wacu, Mark yavuye muri Zion Temple ya Butare, rero yahuye mbega. Rero ndabasaba kugira ngo tubashigikire mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nanone mushobora kuduha ubuhamya muri ibi bihe kugira ngo tumenye koko dukwiriye kubasengera. Aho tugera twe dushaka amakuru
twabonye amakuru akwiriye ariko namwe mwatwongereraho ayandi. Imana ishimwe. Munyemere rero tugiye kubasengera ariko turi bube tunasengera nanone n'ituro tugiye gutanga, ituro ry'igiciro ridasanzwe. Mwibuke yuko turi mu bihe byo kubaka, kandi jewe numva mfite kwizera yuko Imana ibasha kubikora nk'uko twabivugiye mu maso yayo mu kwezi kwa 12, tukaba turimbanije ibikorwa, tukaba tumaze gukora ibintu bidasanzwe. Rero ukomeze utera inkunga. Mu by'ukuri uyu mwanya ndumva ashaka gushima nanone kandi G Parish. Unyemerere tubakomera amashyi abo turi kumwe muri studio. Amen. Ntabwo mwigeze muvuga muti ese ubundi ubwo tutagiterana impamvu kidutura ni impamvu ki dutanga contribution. Twakomeje kubona contribution yanyu, niyo mpamvu inyubako yakomeje no kuba no mu gihe cya covid. Imana ibahera umugisha kandi bagirire neza, byaduteye imbaraga, bitera imbaraga n'abubatsi gutuma dukomeza kubaka. Ubu rero tugeze ku rwego rwo gukora indi rento, hanyuma tukongera tukazamura amatafari hejuru uko turushaho kuzamura kugira ngo tuzuzuze. Wenda twababwira wenda bimwe mu byo mutigeze kumenya. Twegereye banke imwe yitwa Beka, itwemerera yuko izadufasha kubaka, ariko biri busabe ko tuzamura tukageza ku isakaro, bakazinjiramo badufasha gusakara ndetse na finissage. No kuvuga bazafinansa cyangwa bazatanga ideni ari uko tugeze hejuru. Niyo mpamvu rero bidusaba ko tuzamura tukageza hejuru. Budget tugezeho ubu ngubu kugira ngo tuzamure tugeze ku isakaro ubu ni miliyoni 10 zonyine. Imana ishimwe. Ni miliyoni 10 zonyine. Iyo turebye ibikorwa Imana yadukoresheje, nta numwe wari bwibwire yuko G Parish mu gihe gito twari bube tugeze hariya kuri rento. Rero nibisigaye Imana izabikora. Ubwo urumva rero iki Imana igushoboza, uko Imana ikuyobora, iki Imana ikwifuzaho, Imana iguha umugisha ugitanga. Ushobora kuvuga uti jewe ndashaka kwizana binamvune njye kwishakira amatafari, ngende nyaterure nyazane. Twakwereka aho tuyakura cyangwa ahantu heza waba uyafite ukatubwira, ukazana ikamyo yawe ukayigeza hariya, yewe twanahurirayo nkaguhesha umugisha. Imana ishimwe. Ushobora gutekereza uti nanjye reka nshake amasima, nkeneye amasima wenda reka dukeneye amasima wenda 80, ukavuga ati nanjye nitanze 20, nitanze 30 ndazizana. Yewe twahurira kuri chantier nkaguhesha umugisha, tugasenga Imana kandi mu by'ukuri tuzayubaka. Ushobora kuvuga ati mfite amafera beton, mfite ibikorwa byose dukeneye. Ibyo byose uko Imana izadugushoboza, zaba imbaho, za zindi zo gukora coffrage ndetse n'ibiti byo gutuma bubaka kugira ngo bajye bubaka baringaniye naho hantu. Iki Imana izagushoboza. Ibyo byose ni ibintu dukeneye kandi twifuza muri iki gihe. Dusenga kandi twizeye yuko Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira. Igukoresheje nanjye nkoresheje, twese hamwe tukabona ibyo dukeneye. Rero Imana iguha umugisha kandi kubyo uriho urakora. Reka rero dusenga Imana, dusengera abageni, dusengera ituro ugiye gutanga. Wumve yuko umwami Imana azarushirizaho kukugirira neza. Data mu izina rya Yesu, baduhaye amahirwe yo kuinvestisa mu bwami bwawe, kandi uratubwira ngo nitubiba tuzasarura kuko Imana itanegurizwa izuru. Nuko rero natwe tuje imitima yacu inejejwe no kubiba mu butaka bwiza, ari bwo butaka bw'ubwami bwawe. Ndagushimiye kubw'imbabazi zawe kuduhaye uyu mwanya. Rero ndasenze mwami, uha umugisha buri wese uri butange, uha umugisha buri wese uri bwitange, amafaranga ari butange, ibikoresho ari butange, kugira ngo iriya nyubako tuyubake, tuyisohoze ndetse tuyirangize. Ndagushimiye kuri Imana y'imbabazi, ndagushimiye kuri Imana ikiranuka,
uri Imana ifata itangiriro ukamenya iherezo. Ngaho rero mwami, ndasenga ngo urambure ukuboko kwawe ubahe umugisha buri wese uri butange. Usenge n'abageni bacu mwami, Imana yagambiriye yuko umwe azasiga se na nyina, bombi bakarambana akaramata, umugabo n'umugore, kandi icyo wahuje ntihagire uwongera kugitandukanya. Ndasenze mwami ngo aya makupule yose uko ari 6 uyubakire kubw'imbabazi zawe. Bariho barategura gahunda yo gushingirwa, ubibemo ibikoresho bakenewe bibahe, ariko cyane ubaho umutima mushya, imitima yo kwegerana ndetse ikemerana mu budasa, ubahe urugo ruzima kubw'imbaraga z'ubushobozi bwawe. Ndagushimiye kuri mwiza, kandi isi yose yuzuye icyubahiro cyawe. Urakoze kuri Imana ibikoze, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Kadusabe Azaf, nawe utura ukoresha mobile money ku mirongo uri bubone aho kuri YouTube, utura basabe baturirimbira indirimbo imwe, hanyuma turaza kugaruka dusangira ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha.
tuganire ijambo ry'Imana tubanje gusenga. Data mu izina rya Yesu, icyubahiro ni icyawe, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu butangaje, tugushimiye yuko twebwe abafite intege nke, twebwe abato, twebwe turutwa imyaka n'iri jambo, wahisemo yuko uhindura ubuzima bw'abantu ukoresheje iminwa y'abakozi bawe. Uyu mwanya ndasenga ngo uvuge ukoresheje akanwa kanjye, utekereze ukoresheje ubwonko bwanjye, kugira ngo ubwoko bwawe buhabwe umugisha. Ndasabira amahoro imitima y'abadukurikiye uyu mwanya, kandi uyu mwanya kubw'ubuntu bwawe ubashoboze gushyira mu bikorwa ijambo ryawe. Ibitekerezo byose ndabifata mpiri, ndabiha Kristo mu izina rya Yesu, amen. Mana ishimwe. N'ubundi turiho turaganira muri iki cyumweru ibijyanye no gusenga no kwinginga, twingingira abandi, gusenga twingingira abandi. Mu yandi magambo, ugasa nk'uwiyibagiweho gato ugasengera abandi. Munyemerere nasome Yesaya 53 igice cya 12. Nze gusoma na Timoteyo, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 1 ugeza ku murongo wa 4. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa, akabaranwa n'abagome, ngo ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome. Amen. Ndashaka ngo muremarike ibintu bitatu. Impamvu azagabana nuko icya mbere yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa, icya kabiri akabaranwa n'abagome, icya gatatu akishyiraho icyaha, hanyuma agasabira abagome. Ibintu bine. Dusome no muri Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa 1. Irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro, tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, uko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Turasenga, turasaba Imana ngo iduhe umwuka wo kwinginga. Ubushize twagaragaje ingororano ziri mu kwinginga cyangwa gusenga dusengera abandi, ibyo twabivuzeho, kandi Bibiliya irambwira ngo ubwo Yobu ngo agitangira gusabira bagenzi be, ngo Imana imukubira kabiri ibyo yari yarabuze, Imana iramwunamura kandi Imana imugirira neza. Nanjye ndasenga ngo Imana iguhe umwuka wo gusenga, aba ari nayo Imana igukubira kabiri ibyawe byose. Nutangira gusa nk'uwibagiweho gato wibuka abandi, Imana igukubire kabiri. Ijambo kwinginga cyangwa intercede mu mvugo ya Bibiliya
ni ijambo rifite impuzanyito nyinshi. Uyu munsi ndavuga imwe ariyo to mediate. Ushize navuze iyindi ariko ubu ndavuga to mediate cyangwa reka tuvuge guhuza. Ubundi ijambo intercede bivuga to come in between cyangwa kujya hagati y'abantu. Urugero ruto muri iyi mvugo icyo bivuga nuko hari Imana itabera ica imanza zitabera, kandi ubwayo igihano cy'ibyaha ni urupfu. Nanone kandi kuko ica imanza zitabera ari Imana ifite ubutabera. Ku rundi ruhande hari abanyabyaha bo noneho bakora ibyaha ndetse badakwiriye kureba mu maso h'Imana kubw'ibyaha byabo. Ibyo bakora byose byabicisha ko igihano cy'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Imana ishimwe. Niko Bibiliya ubundi itwereka muri iyi mvugo. Iyo Bibiliya ishatse kuvuga intercede, ni umuntu ujya hagati y'Imana ica imanza zitabera n'umunyabyaha ukwiriye umujinya w'Imana, wari ukwiriye kurimburwa no kwicwa n'icyaha akora cyangwa ibintu bibi akora, ariko wamujya hagati Imana ikumva gusenga kwawe ikamubabarira kandi ikamuha agakiza. Imana ishimwe. Ni kimwe no gusengera abayobozi, tujya mu maso y'Imana ku bwabo ibyo baba bakora kandi ibyo baba barimo, tukavuga tuti Imana ubaho ubwenge, ikumvira usenga, igaha umushumba, umuyobozi w'itorero, umuyobozi w'igihugu, umuyobozi w'ubucuruzi ubwenge nyabwo. Iryo jambo it's to mediate, it is to stand between God and those you are praying for. Nuguhagarara hagati y'Imana n'abari usengera. Imana ishimwe cyane, haleluya. Impamvu nshaka kuvuga, dore impamvu ituma twe tumediatinga tujya mu mwanya, si uko twera ahubwo uri muri twe arera. Si uko dukiranuka cyane, uri muri twe arakiranuka, kandi uwo nguwo yahindutse icyaha kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kubw'ibyo ugukiranuka kwacu ni kuterwa n'amategeko cyangwa ibyo dukora, not because of performance. Ntabwo ari ibyo dukora, ahubwo nuko hari uwabikoze ku bwacu. Reka sobanure ibyo yakoze mpereye kuri aya magambo twasomye muri Yesaya 53, twumva ibyo Kristo akora. Bibiliya yatubwiye ngo yasutse ubugingo bwe ageza ku gupfa. Yafashe ubugingo bwe arabutanga kugira ngo apfe. Reka mvuge, bimeze nko kujya kwa muganga ugatanga amaraso kugira ngo azafashe abantu muhuriye kuri group sanga. Mu yandi magambo ubusa nk'ubacunguye, kuko iyo bataza kugira ayo maraso yawe aharaho umwe yari bupfe. Hariho n'abantu bitwa abadonneur universel, bo rwose kudatanga amaraso menya ari nk'icyaha, ko si bake si benshi batanga amaraso ameze gutyo. Bashobora gutanga amaraso ku bantu wenda batandukanye. Yesu yatanze ubugingo bwe kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe. Atanga ubugingo bwe, ahinduka umuhuza, ajya hagati y'Imana yari ifite kurakara kubw'ibyaha byacu, natwe twari abanyabyaha. Arangije yemera gupfa urupfu rwo ku musaraba, atanga ubugingo bwe. Icyo nacyo ni igikorwa cyo kwinginga cyangwa cya intercession. Icya kabiri, Bibiliya iravuga ngo abaranwa n'abagome. Hano kubaranwa n'abagome ni ukuvuga ngo ntiyari umugome, ubundi irindi jambo yabaranywe n'abambuzi, yabaranywe n'abajura. Mu yandi magambo, yarakiranukaga muri byose, ariko yemera kujya mu cyimbo cy'abagome kugira ngo abo bagome nabo bezwe mu maraso, abo bagome nabo bababarirwe. Cya gisambo cyari kiri ku musaraba cyaravuze ati Mwami ntunyibagirwe, uyu munsi umbabarire gukiranirwa kwanjye, kandi
umpe kubana nawe mu gihugu cyo mu bwami bwo mu ijuru. Ako kanya kuko Kristo yaragiye ikuzimu, cyo cyagiye mu ijuru. Mana ishimwe. Afata umwanya wacyo wagikuzimu Kristo, hanyuma abona kuzuka, ariko cyo direct cyahise ubugingo bwacyo bujya mu gihugu cyo mu ijuru. Mu yandi magambo, nawe yaramediatinze, yagiye hagati ajya mu cyimbo. Icya gatatu, yishyiraho ibyaha. Mu yandi magambo, yahindutse nka ya ntama batongeraga bakarambikaho ikiganza bakavuga ngo bakatura ibyaha bya Isirayeli kera, hanyuma intama ikirabura ikazaho umujinya w'Imana, bakayibagira mu maso y'Imana, indi bakayohera kugira ngo izapfire mu butayu kuko itwaye ibyaha byabo. Kristo nawe yafashe umwanya w'iyo ntama. Twe turababarirwa, we ahinduka icyaha. Twe turabamburwa, we arabambwa. Icyanyuma nanone kigaragaza gusenga. Izo ni ibigaragaza uburyo Kristo ubwe ibyo yakoze byose byari bijyanye no kwinginga. We ngo yasabiye n'abagome. Mwibuke ku musaraba yaravuze ngo mwami bababarire kuko batazi icyo bakora. Yandi magambo, ibintu bine byose yakoze: gusuka ubugingo bwe akageza ku gupfa, kubaranwa n'abagome, kwishyiraho icyaha no gusabira abagome, nibyo byaranze umwami wacu Yesu Kristo. Iyo turavuga ngo tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu nko birivuga, natwe dukwiriye gusuka ubugingo bwacu imbere y'Imana, bigasa nkaho natwe tugiye gupfa, twagoniza dusenga, twingingira ubwoko bwacu, twingingira abana bacu, twingingira imiryango yacu, twingingira itorero, natwe tukabaho ubuzima bwo kwagoniza. Mukozi w'Imana umwe witwa Evan Robert wavaga mu Bwongereza, mbere yuko Imana imukoresha kubw'ububyutse bwamaze imyaka igera muri 7, mbere yuko ajya nko muri Amerika, uyu mwana muto w'umusore yirukanwe mu ngo zitandukanye, ahantu yacumbikaga n'ahantu yakodeshaga, kubera kurara yagoniza, kurara yinginga, apfukamye ndetse ariho ararira kubw'igihugu cye, avuga ngo mwami duha ububyutse. Cyakurikiye nuko habaye ububyutse, igihugu cyose hafi ya cyose kirihana, umubare w'abapolisi uragabanuka, barawugabanya rwose, bajya mu buzima busanzwe kuko ibyaha byari byashize, byagabanutse. Mana ishimwe. Kusenga cyangwa kwinginga no kwiriza ubusa twingingira abandi bisaba gutanga ubugingo bwacu, bisaba kwibagirwa igice kimwe cy'ubuzima bwacu gihora kivuga ngo mpa mwami, mpuye umugisha, gira icyo ukora, ugatanga ubugingo bwawe kubw'abandi, ukavuga uti mwami, nubwo biriya nari mbikeneye, ariko bariya abantu bakeneye Kristo, igihugu cyacu gikeneye ububyutse, itorero rikeneye kugendererwa n'Imana, rikihana rikagendera mu nzira zayo. Mana ishimwe. Nanone ukemera kubaranwa nabo. Daniel umunsi umwe igeze gusenga misi 21, yihana icyaha cyangwa ibyaha bya bene wabo. Mu yandi magambo, iyo yapfukamaga ariho arasenga, asengera ubwoko bw'Imana, aravuga ngo mwami twagucumuyeho. Ntabwo yavuga ngo nagucumuyeho, yaravugaga ngo mwami twagucumuyeho. Mu yandi magambo, akishyira muri abo bakoze icyaha, nyamara wenda atarasambanye, ataribye, atarakoze amakosa, ariko akavuga ngo mwami twagucumuyeho, akisanisha nabo. Bundi umwinginzi nawe nyawe yisanisha n'ubwoko bwe. Niyo mpamvu yicara akavuga ati Mana utubabarire kubw'amaraso abanyarwanda twamenye, akavuga ngo mwami utubabarire kubwo gucumura kwacu, kubwo gusenga ibigirwamana, utubabarire kubwo kwishyira hejuru tukumva yuko ibintu byose ari twebwe tubikora. Ugasenga uvuga ngo mwami twagucumuyeho, ntuvuge ngo bene wacu bagucumuyeho, ahubwo ukajya mu mwanya nk'uwo Kristo yajemo, kwisanisha n'abambuzi. Amen. Ubundi
ukishiraho ibyaha byabo ndetse n'ibyaha bigasa nk'ibikuremereye ku bwabo, hanyuma ukabona gusabira abo bagome cyangwa ababi cyangwa ububi bwose buhakorerwa. Ubundi Kristo ministeri ye nyayo y'ingenzi ni ukwinginga. Ubuzima bwe busa nk'ubwaciwemo ibice bitatu. Myaka 30 ye aza ku isi ntabwo tuyizi cyane, usibye ko birivuga ngo agwiza ubwenge n'imbaraga, akurashimwa n'Imana n'abantu. Tumubona ajya mu rusengero ariho araburana n'abarabi abaganiriza iby'ijambo ry'Imana. Myaka ye 30 tumuziho gusa ko yakuze ashimwa n'Imana n'abantu, agwiza imbaraga n'ubwenge. Yego. Hanyuma igice cya kabiri cy'ubuzima bwe kigizwe n'imyaka 3 n'igice yakimaze abwiriza ubutumwa, akoreshwa ibitangaza by'uburyo budasanzwe. Iyo myaka ntiyigeze kuruhuka pe, yarakoze asiduma, agakora, arabwiriza, asengera abapfuye, azura abapfuye, akiza abarwaye, abari baremaye baragenda. Arangije ajya mu gihugu cyo mu ijuru. Muziki ntakora imyaka 2000 na iyi turimo, imyaka 2019 kugeza nk'ubu, amaze imyaka 2000 yinginga umwami wacu Yesu Kristo. Ministeri ye nyamukuru Bibiliya avuga ngo yicaye iburyo bwa se, agira gute? Adusabira. Niba ushaka gusa na Kristo, niba umutima wawe unyoterwa iteka ryose gusa na Kristo, hindukira use nkawe, nurangiza utangira ufata ubuzima nk'ubwe. Ubuhe? Gusabira abandi bantu, gusabira abera, gusabira abayobozi b'igihugu, gusabira itorero, gusabira igihugu, gusabira umuryango wawe. Ibyo ngibyo bikoze mu by'ukuri uba uriho urasa n'umwami wacu Yesu Kristo. Uba uriho uregera mu cyimbo, uza mu mwanya w'umwami wacu Yesu Kristo, cyangwa urushirizaho gusa na Kristo. Hariho abantu benshi bakoze nk'ibi turavuga, mu yandi magambo kuba aba intermediaire hagati y'Imana n'abantu. Wa mbere ni Aburahamu. Bibiliya irambwira ngo ubwo Imana yari ije kurimbura Sodoma na Gomora, yatangiye kunegosya n'Imana, arayinginga ati mwami, haboneka 50, haboneka 40, haboneka 30, haboneka 20, haboneka 10 bakiranuka. Mwami, ese warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? Ati nukuri sinarimbura Sodoma ku bwabo bantu 10. Mu yandi magambo negosya n'Imana, Imana igeraho iravuga ngo ntabwo nabikora. Ariko habuze 10 nawe ntiyakomeza kwinginga Imana. Mu yandi magambo yarahagaze mu maso y'Imana yingingira bisodoma n'abigomora. Nanjye nawe nuko dukwiriye kumera. Kubw'ibi bihe tukingingira abantu. Undi ni Mose, umunsi umwe Imana yararakaye kubwo gukiranirwa kwabo, aravuga ngo ati mva mu maso ndimbure Abisiraheli. Mu bundi buryo yari mu ihema ry'ibonaniro ariho arasenga. Imana iravuga ngo sa nkumva imbere ndebe neza ubu bwoko mburimbure, kuko bari bahagurutse kanyuburakari bavuga ngo Imana itumariye abantu. Aravuga ati bashyire ku ruhande, jye mbice nzagukuramo ishyanga. Arangije ahita apfukama abwira Imana ati Mana, niki kiguteye kurakara? Mbese wavanye ubwoko bwawe mu banyamahanga kwa Farawo kugira ngo barimburire mu butayu? Mwami, mbese amahanga yose azavuga gute? Azavuga ngo iki? Wowe wavanye ubwoko bwawe mu Egiputa kugira ngo barimburire mu butayu. Mbese ntibazavuga ngo uri Imana y'umwaga, kandi tuzi yuko uri Imana y'imbabazi itinda kurakara. Abwira Imana ati Mwami, jyewe simva mu maso hawe, sinkubisa ngo wice buriya bwoko, ndetse icyo ngusabye aho kumpindura ubwoko kibirengeye, unyemerere unyice jyewe ku bw'abariye. Yemera gutanga ubugingo, unyice ku bw'abariye.
na Pawulo yabivuze gutyo, aravuga ngo nta kintu kimbabaza kubona Abisirayeli batakira ubwo butumwa, ngo ndetse ubwanjye nakwemera ko ubugingo bwanjye butangwa ku bwabo kugira ngo bacungurwe bamenye umwami. Abo bombi Mose na Pawulo bari baramenye ibanga ryo kujya mu cyimbo cy'abantu. Oh haleluya! Niba hari abantu Imana ikoresha ibintu bidasanzwe by'ubutwari, abaririmbyi Imana ikoresha mu buryo budasanzwe, abanyamasengesho Imana ikoresha, abavuga butumwa Imana ikoresha, there are those people who know to use the art of intercession. Niba abandi baze gukoresha kwinginga, wabuje kuririmba ntuze gusa ngo werekane impano ukavuga uti mwami jewe ndi ubusa, ariko icyampa mwami icyo ndi buririmbire kigahindura ubugingo bwa benshi bari batentebutse, bacitse intege, bababaye, bakonkobotse, imitima yabo inaniwe, abapfushije, ababuze akazi, ababuze ababo, ababuze ibyabo. Mwami naba ndiho ndaririmba, impumuro yawe nziza ikazana agakiza mu mitima yabo. Those are the very people Imana ikoresha. Abo nibo bantu Imana ikoresha. Abakozi b'Imana bakoreshwa iby'ubutwari niba abandi mbere yo kubwira abantu Imana babwira Imana abantu, bakabanza bakayegera bakavuga ati Imana ndakwereka ubu bwoko, hindura ubuzima bwabo, bacunguze imbaraga zawe nyinshi. Niba ushaka gukoreshwa iby'ubutwari, ba muri iki kinyejana uri umukozi w'Imana wemeye kuvuga ngo ngiye guhagarara mu cyuho mu cyimbo cy'abandi. Reka nsomere ijambo hanyuma dukomeze mvuga ibintu bine biranga umunyamasengesho cyangwa umwinginzi, hanyuma nze kurangiza. Icyanditswe muri Yesaya 59:12 ngo erega ibicumuro byacu bibaye byinshi imbere yawe, kandi ibyaha byacu ari byo bidushinja, ndetse ibicumuro byacu turi kumwe nabyo, kandi no gukiranirwa kwacu nako turakuzi. Turacumura kandi twihakana Uwiteka, turateshuka tukareka gukurikira Imana yacu, tukavuga iby'agahato n'ubugome, twibwira ibinyoma tukabivuga tubikuye ku mutima. Imanza zitabera zisubizwa inyuma no gukiranuka kugahagarara kure, ngo kuko ukuri kwaguye mu nzira, kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Ni koko ukuri kurabuze, uretse ibibi aba umunyage. Ngo Uwiteka yarabibonye, ngo kuko nta manza zitabera zihari. Ngo kandi mwumve, abona ari nta muntu uhari, atangazwa nuko nta nuwo kubitwarira cyangwa nta nuwo kubingingira. Dore icyo hano bivuga. Dusomye liste y'ibicumuro, kutavuga ukuri, ibyaha ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana ntiyatangajwe n'ibyaha by'abantu, ahubwo icyatangaje kurushaho nuko kugira ngo itabarimbura yabuze n'umwe wo kubitwarira, yabuze n'umwe wo kubingingira, umuntu uhagarara mu cyuho mu cyimbo cy'abandi. Kimwe mu bintu bituma umuryango wawe utaragirirwa neza mu rwego Imana ibifuzaho, nuko umwuka wo kwinginga wanamutse mu buzima bwawe. Kimwe mu bintu bituma umugabo wawe adakizwa n'ubunebwe bwawe bwibagirwa kwinginga, bwibagirwa gusenga, kujya imbere y'Imana kubw'abandi, kujya mu maso y'Imana kubw'umuryango wawe. It is very important. Yobu habe n'igihe abana be babaga bagiye kunezerwa, reka mvuge mu mvugo y'ubu, bagiye muri boîte bari kumwe n'abakobwa n'abahungu mu busambanyi, ngo we iyo bajyaga kwinezeza yahitaga ajya gutamba igitambo akavuga ati Imana haraho abana banjye bagucumuriye aho bari. Nawe icyamukaba gutyo kubw'abana bawe, kubw'umugabo wawe, kubw'umugore wawe, kubw'inshuti zawe, kubw'itorero ryawe, ukavuga uti Mwami
ahari umushumba wanjye yacumuye, yagendeye mu nzira zo gukiranirwa, ariko ndagusabye mwezesha amaraso yawe, mutunganye rwose, umukoreshe iby'ubutwari. Iyo niyo ntwaro idasanzwe Satani atinya, kuko adatinya ibitwaro bya kirimbuzi by'abanyamerika, ahubwo atinya rwose umuntu upfukamye yingingira abandi. Bintu bine biranga umwinginzi. Icyambere ni umuntu uzi yuko ari Imana yera, ikiranuka, kandi igihora gukiranirwa kw'abantu, igahora icyaha cy'abantu. Umujinya ukaba ku bantu batayubaha, batagendera mu nzira zayo, ndetse batizeye Yesu umwami n'umukiza. Niyo mpamvu ujya imbere y'Imana uvuga uti Imana, nta bingingira babashira, kuko mwama amaso yawe ntareba icyaha, amaso yawe ababazwa n'icyaha. Ukaba wizeye yuko ari Imana yera kandi itabana n'icyaha. Icya kabiri ni umuntu uhaguruka ku bw'icyubahiro cy'Imana. Ibintu byose akora akumva byose arabikora ku bw'icyubahiro cy'Imana. Ibintu byose arabikora ashaka mu maso hayo ku bw'icyubahiro cyayo. Akavuga ngo mwami, ndasengera igihugu ngo cyuzure ubwiza bw'Imana, kandi akibutsa Imana amagambo yayo. Mu gitabo cyo kubara Imana yaravuze ngo narirahiriye, as long as I live all the earth shall be filled with your glory. Imana iravuga ngo nkiriho ndahiriye kubaho kwanjye, icyubahiro cyanjye kizuzura isi. Kubera iki? Ukabwira Imana uti mwami, mbese siko wavuze? Waravuze ngo urirahiriye icyubahiro cyawe kizaba mu isi. None mwami, wirimbura igihugu cyacu, ahubwo reka icyubahiro cyawe gikwira isi, reka icyubahiro cyawe gikwira u Rwanda, bose bakumenye, bose bakizwe. Amen. Cya gatatu, agomba kuba ari umuntu wishimira kuba mu bwiza bw'Imana, kuko iyo uba mu maso y'Imana cyane, ugira umwanya uyibwira ibyawe n'umwanya uyibwira iby'abandi. Ugira umwanya usengera abandi, kandi ukayegera uhinda umushyitsi, kandi ukayegera unayubashye, ariko ukaba uzi yuko ari Imana. Mu maso hayo byose bishoboka. Ni ukuri, mu maso y'Imana hahindura equation, hahindura ibintu byose. Amen. Icya kane, agomba kuba ari umuntu ushira amanga, with a boldness, akavuga ati mwami, aba bantu ntubarimbura ndi hano, aba bantu ntubarimbura ndi hano, nk'uko Mose yagiye mu mwanya we. Hari n'undi munsi Imana yateje mu giga Abisiraheli, Mose aho gutinya Imana ngo nawe agira ubwoba ngo wenda ninjya imbere yayo ndahita nterwa na mugiga mpite mpfa, ngo ahita yubama imbere, yiruka ngo araza yubama imbere na Aroni, batangira gusenga Imana, mwami kubw'imbabazi zawe kura mugiga mu bantu, babarira ubwoko bwawe, bezesha amaraso yawe. Akiriho arabikora, akiriho aringinga, Imana ihita imuha umwuka, Imana ihita imuhishurira, ihita imuha ubwenge budasanzwe. Ahita abwira Aroni ati Aroni, uzuza icyotero cyawe, Mana ishimwe, ugende ujye ku gicaniro ubatambire. Akibikora uburakari bw'Imana buba apeze. Mana ishimwe. Nawe ndagira nkubwire, reka uburakari bw'Imana bube apeze kubwo kuza mu maso y'Imana ufite boldness, gushira amanga, uvuga uti nta kindi nzanye na maraso y'umwana w'Imana. Oh haleluya. Ugomba kwegera Imana ufite boldness, ufite gushira amanga, ukavuga uti mwami, naho utakumva abantu 100, jewe wanyumva, jewe nawe turi majoritaire. Nzi ko wumva isengesho ryanjye nk'uko wumva irya Mose, uko wumvaga irya Paulo, uko wumvaga irya Kristo, unyumva cyane mwami. Boldness cyangwa gushira amanga ubiheshwa no kumenya uwagucunguye,
ubeshwa no kumenya uburyo wera imbere y'amaso y'Imana. Muririmbyi yararirimbye ngo iyo umutima wanje utandega ikibi ndatinyuka n'imbere y'Imana. Nawe amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo yakwereje rwose kuba umukiranutsi mu maso hayo. And so egera intebe y'ubuntu udatinya, wingingira umuryango wawe, nukuri Imana izakumva. Wingingira ubwoko bwawe, nukuri Imana izakumva. Wingingire quartier, wingingira itorero, Imana izumva gusenga kwacu, itwubake, idukomeze, idushikamishe kubw'imbaraga zayo. Ndagushimiye nshuti kubona abonye ifashe uyu mwanya wumva ijambo kugusenga no kwinginga Imana. Ngiye gufatanya na Kristo nkuko amaze imyaka 2000 yinginga, nawe utangire uyu murimo wo kwinginga Imana. Gira bubwira Imana, 5 badakijijwe, 6 10 abo mu muryango wawe badakijijwe, uvuga uti mwami nje mu cyimbo cyabo, babarira ibyaha byabo, ubereze mu maso yawe. Amen. Reka noneho dusenge uyu mwanya, twegera intebe y'ubuntu bw'Imana, usaba umwuka wo kwinginga. Nurangiza wingingire byibura abishoboye. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu, urakoze, isi yose yuzuye icyubahiro cyawe. Urakoze mwami kutuganiriza ku kwinginga, ku gusenga muri ibi bihe turiho turasenga. Mwami dusabiye abavandimwe bacu batarakizwa, barumuna bacu, bashiki bacu, ababyeyi bacu. Mwami ubakureho inkota y'uburakari, ubakureho umujinya, bababarira ibyaha kandi usanga imitima yabo turinginga, ngo bezwe bakwakire nk'umwami n'umukiza. Ubugingo bwabo turabufata mpiri turabuguhaye. Turasenga ngo mwami ubukize inzara z'umwanzi, urubori rw'ibyaha, gukiranirwa k'uburyo bwose, inzira z'ibyaha mu buryo bwose. Bagaragara imbere yawe bakiranuka, amaraso yawe abeze. Dusengeye igihugu cyacu nacyo kigenzereza utyo, wibagirwe gukiranirwa kw'igihugu cyacu, ahubwo mu cyimbo uduhe kwera, uduhe ububyutse. Uhagurutse abera bawe babwiriza ubutumwa bwawe bw'imbabazi. Ndagushimiye mwami, ndagushimiye mwami. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, urakoze kuri Imana yita ku kwinginga. Rero icyubahiro kikugarukire mu izina ridasanzwe ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Yesu abaho umugisha mwinshi. Turangije umwanya w'ijambo ry'Imana. Ndagushishikariza gusaba Imana ngo iguhe umwuka wo kwinginga no gusengera ubwoko bwayo. Reka sabe Azaf n'ubundi ituririmbira imwe indirimbo imwe ituje, dushima Imana kubw'umwuka wo gusenga iduhaye mu izina rya Yesu. Amen.
wakoze